Regis azi ubwenge cyangwa cyoreje waba ufite impano yo kuzamura abakobwa bagenda ati none harajya mu kagozi Regis nawe umuntu yagira umudamu yamukoresha biriya bintu byose. Girlfriend kayidusomere Queen yashyizeho ngewe naza kubona umukara sinari kumenya ko umweru ubaho uburyo ugaragaramo mani inzobe ya mani irapika mani ni mu bigaragara tu nyine ufite ukuntu ukunditse mani tugikundiro muri twongeye kubaha ikaze kuri On Air TV mwe mukunda mugashyikira ibyo dukora umunsi ku munsi Imana igiye ibaha umugisha. Ku munsi wa none tugarukanye n'umwe mu bagabo yitwa Puisa kabisa. Yala mumeze mute soya yangarega nikare bundi nge nagomba nshaka iyi ni tera story. Aha ni wawe rwose aho maze kwagira tuba tugomba gutera story tukabaganiriza tukareba ibintu bivugwa ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bagiye batandukanye mu Rwanda hanze yarwo ndetse no hanze ya Afrika. Reka tubaze tubwire abantu banze bakore subscribe hanyuma tuvuge tubana umunsi ku munsi kuko sure. Tera story izajya iba buri munsi na buri cyumweru bazajya barimo nka story nka zingaye kandi ni story nziza tuzajya tunyuza hano kuri On Air. Niba utarakora subscribe kandi ukeneye kuzajya ureba ikiganiro cya On Air kandi mbibutsa ko kora subscribe ujye ubireba notification ujye uyibona buri munsi kandi wibuke gukanda kukazogera baduhe na comment rega bashyire no muri comment mushyire muri comment ibyo tuzavugaho niba mwumva nzahindura iki ngiki cya Nathan kikajya kireka kumbaza niba Nathan azajya nawaze twicarane byose mubishyiremo twashyiramo n'umukobwa nongera kwibutsa abantu ko ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu dufite tour mu Kagera dufite tour Puisa dufite tour invitation ndayiguhaye azabacemo iminsi nk'itatu mani ngoza anniversaire urumva agomba kukumanukana wacu safari za tour urumva tariki 21 package ukipanze ku munyarwanda ni 60 ni na makeya couple ni 110 ariko ubwo n'uvuga muri iryo 110 harimo na transport nyine birumvikana byose babikubiyemo transport kwinjira ibyo kurya ibyo kunywa n'amafoto ndagutumiye rero ushaka kwiyandikisha cyangwa se ushaka ibindi bisobanuro birenze ku byo nari mvuze ruguru wahamagara kuri izi nomero 078 60 70 14 9. So guys rero nk'ibisanzwe rero tera story mujye mushyira muri comment nibyo bintu twababwiye mujye mwandika story mwumva cyangwa nyine ibintu mwumva twazaganiraho ubutaha ibyo twanahinduramo kugira ngo kiganiro kiryohe tucyongere icyo bita uburyohe kabisa tuminjiremo umunyu umeze neza ariko ngiye meze neza ndashima Imana urabizi ngiye bundi iyo nicaye nkarya nkanywa nkabona umwana wanjye bameze neza umudamu ameze neza ntabuzwa n'iki kumera neza mpita nicara nkashima Imana nkavuga uti Imana habwa icyubahiro nubwo nta mafaranga wenda mu buryo buri hadi umuntu aba afite amafaranga ni Puisa amafaranga no kuvuga ngo umunsi amafaranga araza ejo akagenda amafaranga ni nk'urusimbi cyane ko urusimbi ejo nari munereka rufendeke umujene wariye miliyoni 28 none asigaye agenda yisetsa ibyo se birarenze uwo nguwo wenda we nuko yamenye ubwenge ngiye nkubwire ba Fred bo baramuzi nawe ushaka kubona muzi umujene wariye miliyoni 16 twicaranye gutya kazirya arazirya twicaranye gutya zirashira se yariye miliyoni 16 twicaranye gutya iyo oya mbivuze yahita byumva nako bahita bumva uwari we ariko mu mushuti wawe arenda kwimanika uhe mushuti wawe atwaye umugore indezi mushuti wawe nyine muvuge nyine twumve ninde kapiteni Regis se we mudamu mikise ngo biravugwa ko ubungubu nizore wabaye kapiteni aso amugano izo story ngo na wa mukobwa wa wundi yarya ni soso ninde Queen mwana baragiye da ubu ngo nizo ngo ari kwitwa King ariko mana yanjye byabaruko mubwire cyangwa cyoreje waba ufite impano yo kuzamura abakobwa bagenda bagutere story nagiye mu comment none no tubonera abanyarwanda man
ati none harajya mu kagozi Regis ari undi none arundi waje abakobwa nta mpuhwe bagira arundi waje mu hasi ariko reka oya utagira ngo werekanye isome ariko dore nanga amakosa ubundi abe ahera erega ariko usibye ko Regis nawe ntago ari umwana Regis buriya nawe umuntu yagira umudamu ntiyamukoresha biriya bintu byose erega mani nawe Regis azi ubwenge sinzi wenda niba hari izindi gahunda ziberaho zo mu buriri wenda reka tureka kuzivuga kuko bwo ni ubuzima buri prive ku bantu urumva kambasomere no comment reka rufende kayidusomere Queen yashyizeho ngiyo naza kubona umukara sinari kumenya ko umweru ubaho kuri biri kwa Janvier umunyamakuru nyarwanda niho dukesha iyi nkuru iyo naza Queen ariko nawe yabyandikiye ndabona Queen nawe yabyandikiye kuri Instagram noneho Queen bwa yavuzwe mu rukundo na Captain Regis yeretse gusobanura amashusho kumugaragaza ari kumwe na nizo kaboss nibivugwa n'abamotari bari hano motari hano iyo ntaza kubona umukara sinari kubona ko umweru ubaho nse tuvuge ko Regis ni ukuri kw'Imana ni umuhanga umukara ni Regis oya ni ibintu turi oya nyirose n'ibyumvikana niba yarabanje kumenya umukara mbere mu bintu bihari Regis ni igikara nizo n'inzobe kugira ngo kugira ngo abanyarwanda banasobanukirwe oya nese yavuze ngo yabanjije guhura kinga ibintu Queen yanditse reka tubaze Puissy Queen abari mushiki wawe hagati ya Regis na Nizo wamuhande wamushingira nde namushingira Regis nese Regis na Nizo ninde mwiza nese muri iki gihe aracyakora ubwiza oya nare umuntu ufite amafaranga muri imi gituza urumva afite triceps afite biceps ariko Regis amurusha iki oya byo subikura amurusha amafaranga amaraso n'ufite make baramwongerera rufende kane wari wabuze ubundi tera story nababwiye tuzajya tuganira n'abantu ubundi tera story nukumba nyishaka ugendera ko utari umuhanzi uri muri cinema ngo uvugire Regis okay ngiye kana ruhande ndi wongeye nakubazaga kujya numva ariko ngiye ntago ndi inshuti na Regis cyane kurenza wowe nese nizo muri inshuti na Nizo ntago turi inshuti uzi ko Regis na rufende kuyingu y'umureba gusa ko uko washatse Queen wo mufasha utari ko warashatse wari kumucira iryera mufashe gute nyine uza ko utarashatse ukiri umusore nkuko Nizo ari umusore nkuko Regis ari umusore nawe ukiyongera muri wa gatatu mugakora trio ntago byane ubona Queen utari kumuhatsindira koko oya reka mbwira nta mukobwa mu bubaho kwisi nukuri oya uburyo ugaragaramo man inzobe ya man irapika man nawe ugiye kumera mani nk'akajene ka mani ngiye hari umujene ari umukobwa yarambwiye ngako mani ngo kubera icyo ukunda abakobwa ndende namubaza se sibwo bwa mbere duhe ati none se ibyo bintu bikuye ngo biragusa ibaze ikintu ariko umva ikintu yagendeyo ngo nsa nk'umuntu ukunda abakobwa ngaho tekereza oya gusa mani mu bigaragara tu nyine ufite ukuntu ukunditse mani utigikundiro muri we rero kugira igikundiro ntago yabivuze umva kugira igikundiro ntago bivuze ngo kuba wipoye tu nyine kugira igikundiro nasumura ko inagira ngo uriyemera kuba wigaragarira mani yabagaragara neza Puissy kubera ko ajya yishena niwe mu nzobe mani urabona kuntu The Ben yavuze nyine ngakora bores zimeze nk'izaba Chris Brown nawe ufite inzobe nk'iya Chris Brown mani gagiki umeze nka Chris Brown nuko we mabere ya nyine akavuye ko nta neje zigwa ahantu buri ngo zikugweho neje ngo ngira agapokeza mani baze gutya kuntu umeze nk'uwo amafaranga nk'aya Ngoro Kante ibyo ako frere uri umutinganyi oya uzi ko ibyo bintu uri kumvira mama Esther ni ujye ubimbwira turi kumwe ari ukuntu mama Esther tuba twicanye akambwa ngako sheri nguzi nk'Imana iramutse igoye amafaranga akavuga n'abantu banyegereye hafa n'abantu tuziranye tuzi ko twese bafite amafaranga ngo umuntu ng'Imana igoye nk'amafaranga nk'aya Natani nguzi ukuntu wamera nanze kuvuga izina ry'uwo muntu turavugisha ukuri ko Puissy agira igikundiro mani n'abantu bari dukurikiye bari kubibona mani oya kuntu wicongera oya njye reka mbwire umva warucucu umeze nk'uwa biscuit mani siko tumucanga umeze nk'uwari hamu cya Fred gitangiye kunserereza nati umva nkubwire Fred njye nanubwe no kuvuga oya njye reka mbwire umva nkubwire ikintu ngewe niyiziho yego
ikintu nzi njyewe ubwanjye ntabwo mvuga ngo igikundiro cyo kuvuga ngo igikundiro kihe, njyewe nyine bitewe na story nkunda kugira abantu. Hari abantu benshi baba bifuza ko naba ndi kumwe nabo hafi yabo, bitewe ntabwo njye twaba turi icya mbere sinifunga nicyo kintu nzi. Oya njye sinifunga nicyo kintu cya mbere nzi, siniyemera kandi buri situation zose z'ubuzima nazinyuzemo kabisa. Kundi igiceri ninde dukunda amafaranga erega reka mbwiza ukuri, reka njye mwubwiza ukuri, umuntu akunda amafaranga kuko aba atayafite. Erega bro buri hari abantu mwanjye ngize amafaranga nta nubwo wabona ko nyakunda kuko nayatanga. Nese niba mfite ibihumbi wenda 20 imbere n'inyuma ukamwa ngo ninkugurire icupa wenda mbizi neza ko nitwicara turi buhave nsigaranye inote y'10, mfite umwana ndi burere, mfite kugira iki, mfite ibyo bintu ko kuza uwo muntu za mublaming uvuga ngakunda amafaranga. Ibyo birumvika. Rero n'abantu mujya mu muryango nkunda amafaranga, iyo niyo mpamvu mbahaye. Ariko mfite nka miliyoni yo gupfubusa ngo twaba twicanga nkahita mvuga uti iki kiganiro tugisoze nkahita ndakanga vuti tujya kugikora muri Muhazi. Ako niyo mpamvu Puisa undi niyo mpamvu udakunda gutaha ubukwe bw'abasani bagenzi babo, mubwira ngo warazima na oya udataha uko se njyemba natumiwe, ntago yarakareka njyemba natumiwe ahubwo sinajyayo kubera Puisa ngo biravuga yuko impamvu wanga kuhajya ntago watwerereye. Oya gutwerera ukagira isoni kuko abahitinze bose ngo babagiye nese bose bajya batwerereye abenshi nyine ngo hari n'abageraga batatumiwe. Erega reka mbwira babihuriyemo gusa ngo bahuriye muri industry bitari ibintu bya brag sibyo. Njyewe Fred nukora ubukwe nzagutwera kuri inshuti yanjye ya hafi ndetse y'amagara tuziranye ibintu ngo baranyine impamvu utahagaragara impamvu utanabatwera nuko mutari inshuti. Oya banza wumve man, erega reka mbwire buri hari ibintu ni nawo buryarya buhera. Gusa ninde umaze gutwara muri showbiz ukano baze amakoze ubukwe ari benshi watwereye nde basi. Ahubwo se mbwira uwakoze ubukwe hafi yanjye Miki rega dukora bimwe ariko ntago yari inshuti yanjye ya hafi. Ese ntiwamushyigikira byo n'Imana ikaguha umugisha ukanahagaragara. None se reka nk'urugero Miki cyakora we nimero ze nekereza ko nzifite. Miki nimero ze ndazigira. Ubuse nk'ibyo byose baba bateguriye abashyitsi bari buhagere bakaguha invitation bakakubaramo ko ari mu ipura yawe nuhagere nubahombeje sha uwo munsi kandi no bakubaramo we kuko na famille. Ubukwe bwa Miki Imana yo mwijuru ibyumve bakubaramo we na famille amapura abiri n'agapura k'umwana urumva yawe na madamu niyo umwana na Yeseni ibibazo izo mbuto ziba zihari iyo mineke yo ibyo binyomoro. Gusa rega buri reka mbwiza ukuri umwana ugasanga mwirwanga atari warubiswa buri yanjye nshobora ombas wakamyenye mugakirira imineke. Ubwo icyo gihe rero yabagiye kuvumba byakwitwa kuvumba. Yako nese imineke yipfuye ubusa umwana nawe ari gupfa ubusa. Oya reka mbwire oya none sabwo oya ahubwo se reka nkubaza ninde urya ngo mu bukwe we buri munsi ari wenda ari famille zaki karaka desert kaba karimo karakananasi kabaga hasi muri uru Rwanda. Mbwira umuntu ufite ubushobozi Fred arabivuze uraseka. Mbwira muri uru Rwanda umuntu ufite ubushobozi bwo kurya indyo yuzuye nkakura byagenwe bavuge ngo ifunguro rya mbere akanyama karari cyangwa agafi. Nese amafaranga uko gakiramani bwatwaye uravuga ko nta mbuto zitari zirimo nta mboga zari zirimo se akacyaka cyereka mbwire ubundi restaurant ajya nyikorana na Fred. Oya nyine ndakubajije Kiramani muzanye utera ubwo nayo bavuze kwa Kiramani twararega turavuga kubahitinze uko muri abukwe bwa Kiramani twakoze igereranya tugasanga bwatwaye miliyoni 100. Nese muri miliyoni 100 inanasi guranga kurya ari kuyibura vanamo inanasi vanamo ibinyomoro aho yagiye kwa Kiramani nagiyeyo kwa harimo ibintu byinshi byo kurya narariye none hari Kiramani yari afite igiti cya pome se nkubwira buriya no kwamikira oya kwamikira ibiryo byari bihari pe yarabibonye kandi ubukwe bwagenze neza. Erega buriya mani hari umugabo w'umwogosho wambaye mu kino gihugu yitwa Rasta Baba yagiye yambaye kote urumva mujyanye yari yambaye kote yarariye ngo aragenda yaruka arongera aragaruka ararya ngo akajya kwihaga karuka nabonye kuvumba bisaba system ngo yaravuze ngo bareka ese undi muri Rwanda yarantu wajya vugisha ukuri ngo Rasta yaravuze ngo bareke ageze arya mu bukwe ngo azajya conga umugabo buri cyumwe ngo mwemere kuya muconga ariko bareke ngo abutahe yarabutashye ariko aba yabanje guconga Nathan niwe ubanza kugira iby'umucongo bwawe uzarebe igihe wamenyeye Nathan niba adahoza aconga
nako ahora aconzwe. buriya ubu Natani na Mbonyi niyo bantu bonyine bahura n'umucongo muri kino Ni izina ry'Imana. aho wahurira nabo hose Wabahura akomana ngiye byarangiye saro yanjye. oya gutaha ubukwereka nkubwiza ukuri sibyo Oya ngiye nutwerera uriya munsi reka nkwereke nutwerera nibyo nutwerera kuko nta kintu nawe ubufite. ngiye nanjye ndagusobanuriye ngiye ngusobanurira impamvu gutwerera utwerera umuntu wa hafi yawe cyane pe. Umuntu yaguhaye invitation ari umuntu wawe. Invitation rero nyine just wait umva Umuntu ngusobanurire. yayifasha akaza kukureba iwawe. Ntabwo yageze aza kundeba Se iwanjye mwawuriye. yayimaye kuri WhatsApp. Ariko urumva bakuzirikana. Kuri wowe ntabwo wayiguha. Inde ngewe Erega tureke no gutinda nuvango ngewe bwagana miki bwagenze neza ngewe ntabwo bigomba ngiye kuntumira marokasiyo ahantu bizabera. ibyo biba bihagije. Biba bihagije. Unsanga impamvu rero ubukwe bwa Miki birise nagiye ahantu bita wageze Bishenyi ukinjira ahantu hirya ahantu bita mwe wubatse. oya apana nagiye haboro bita warenze kuri gare ya Bishenyi ukinjiramo ahantu bita harase ni Nyabyondo ko aho hantu bahita ni mu nce za Rugarika ariko waciye mu wundi muhanda w'ibitaka uhari abantu bagura amasambu barahaza ubwo bahise bahunga. Wagiye kugura agasambu? Oya nanjye n'amafaranga ngira yagura agasambu. Nibyo byiza. So guys rero icyo ngiye kuvuga rero mukore subscribe kuri on air buri munsi ndabibasaba turebe ko ino yava ku ba subscribers 5,000 igere ku 10,000 tugere ku 20,000 bigere ku 100,000 ngewe nanjye rero mukore subscribe kuri Pwisa kabisa n'undi murambibabwira. Pwisa reka twibutsa abantu ariko reka twibutsa abantu ko ku itariki 21 ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu tuzajya mu Kagera nanjye ubwo nzaba mari nimero muraza kuzibona hasi muri comment section. Mwakoze cyane muzaze tutemberane rwose Imana ase umuntu utarabona wenda nk'intare live bone umuntu utarabona inguge Natani Natani namukururana kaza mukahita muyireba imparage abo bantu bose ariko bazaze dutembera bisa gutembera no kuri ni byiza nyine biruhura mu mutwe ukabona n'izo nyamaswa ku itariki 21 rwose kabisa z'ukwa gatatu turagutumiye tangira wiyandikishe nimero ziraho ngaho hasi muri comment section. Thank you Imana ibahe umugisha.